yacu y'uyu munsi tuyitangirana n'umukobwa mwiza cyane witwaga Eva. Eva yari umukobwa mwiza w'imico myiza kandi iwabo bari abakire bari n'umuryango unezerewe. Gusa ibyo byishimo ntabwo byarambye kuko mama wa Eva yaje kwitaba Imana ku buryo butunguranye. Byari agahinda kenshi cyane mu muryango ariko bikabije cyane kuri Eva kubera ukuntu yakundanaga na mama we cyane. Hashize iminsi mike ibyo bibaye mama wa Eva amaze kwitaba Imana, hatangiye kuvuga inkuru nyinshi cyane zitandukanye zivuga ukuntu papa wa Eva yari asanzwe afite undi mugore bafitanye abana, ko ndetse afite n'umukobwa mukuru wenda kugana na Eva. Eva nawe ntabwo izo nkuru zatinze kumugeraho, yatangiye kubyumva ndetse atangira no gutekereza ukuntu yajyaga yumva papa we na mama we barara batongana mu cyumba ndetse rimwe na rimwe bakanarwana, yabumva akabakomangira bagahita bijijisha bakamwumvisha ko nta kibazo na kimwe bafitanye, bakamubwira ko ibyo bari barimo byose byari ukwikinira. Nubwo batari babizi ariko Eva yabaga yabumvise ndetse hari n'igihe yabaga yumvise ibyo barimo kuganira byose, akumva ukuntu barimo gutongana, akumva ukuntu mama arimo kumushinja ukuntu amuca inyuma anavuga inkuru z'undi mugore, gusa Eva ntabashe kubisobanukirwa neza. Bakomezaga kumujijisha gutyo ariko Eva yarabibonaga ko byanze bikunze hagati yabo harimo ikibazo, kuko hari n'igihe papa we yamaraga iminsi myinshi cyane adataha, yabaza mama impamvu papa adaheruka gutaha, mama we akamubwira ko aba afite akazi kenshi cyane, ko aba yatinze yibereye mu kazi k'iyo minsi yose amara adataha, ko aba yagiye mu ruzinduko rw'akazi. Eva akibaza impamvu papa we ahora mu kazi nk'ako ngako katajya karangira, akaburira igisubizo. Mama we yamubwiraga gutyo ariko hashira akanya azi ko Eva yaryamye yasinziriye, Eva akajya kumva mama we yifungiranye mu cyumba arimo kurira. Eva akagerageza kubyuka ngo agende yumve ikintu mama we yabaye, amukomangire bavugane, nyamara mama we agahita yijijisha akigira nkaho nta n'ikintu na kimwe cyabaye. Byabaye aho Eva aza kuza gukura, aza no kuba umukobwa w'inkumi. Amaze gukura ariko nubwo bakomezaga kubihisha gutyo, ababyeyi bagakomeza kumugaragariza ko bishimye cyane ndetse no hanze abababona bose bakagira ngo ni umuryango wishimye unezerewe. Gusa Eva we byose yari abizi, yarabibonaga nubwo atabashaga kumenya ikintu kiri hagati yabo gituma bahora bashwana banatongana cyane iyo bari mu cyumba, nubwo babikoraga mu ibanga ariko yari azi ko igihe kimwe kizagera nuko akabimenya. Yakomeje kubyihorera ariko igihe kigeze bibaza mama we, amubaza iby'imibanire ye na se, ariko mama we amusubiza amubwira ko nta kibazo na kimwe bafitanye, ko nta n'imwe baranatongana, amubwira ko papa we ari umupapa mwiza cyane, ko ari umugabo mwiza cyane, ko ahubwo yishima cyane anashimira Imana kuba amufite nk'umugabo we. Eva yatunguwe cyane no kumva ayo magambo mama amubwiye, yanga kumuhatiriza nuko aramwihorera. Aratekereza ati wenda buriya mama yanga kubimbwira akeka ko nkiri mutoya, ahari wenda igihe nikigera azatobora ambwire nabona amaze gukura. Ariko n'ubundi Eva ntiyumva impamvu atabimubwira kuko yabonaga amaze kuba umukobwa w'inkumi. Icyo gihe rero ibyo byose arimo kubyibuka amaze kumva izo nkuru, yababajwe no kubona mama we yarinze yigendera akitaba Imana bataganiriye ngo amubwire agahinda yahoranaga. Ibyo byose yatangiye kubyibuka ari uko atangiye kumva bavuga izo nkuru zose z'ukuntu kuba yifitiye undi mugore hanze, ariko akumva aracyabishidikanyaho ntarabyemera neza kuko ntabwo yumvaga ukuntu papa we yatinyuka akagira undi mugore ndetse bakabyarana n'abana. Atarabyemera neza akiri kubishidikanyaho gutyo, yagiye kumva yumvisha izindi nkuru zivuga ko papa we na mama we batigeze bakundana habe na rimwe, ko papa we atigeze amukunda habe n'inshuro n'imwe, ko babanye gusa kubera imitungo mama we Eva yari afite, ko ariyo yonyine yari amukurikiyeho, ko amafaranga yose papa wa Eva yari afite muri icyo gihe ko yakomuraga ku mugore we kuko ari nawe wari uzi ibintu by'amabizinesi cyane. Eva noneho kumva ko papa we na mama we noneho nta n'umunsi n'umwe bakundanye, agahinda karamwishe cyane. Nubwo atabyemeraga neza ariko
papa we atarabimwibwirira amaso ku maso. Kuri uwo munsi yirirwanye agahinda kenshi cyane, yumva umutima wenda nko gusandara. Yiyicariye ari nimugoroba ari wenyine, papa we yaratashye, nuko ariko ataha abona umukobwa we atishimye, amubaza impamvu atishimye. Eva atangira gutekereza bya bintu byose yumvishe n'agahinda kenshi cyane, abura n'ikintu na kimwe yamusubiza. Papa we yakomeje kumwinginga amubaza ati mwana wanjye wabaye iki koko? Ihangane umbwire ndakwinginze. Eva yakomeje kujya amwitegereza, yakibuka ukuntu yumvise ko yacaga mama we inyuma cyane yari afite n'undi mugore, aho kugira ngo amubwire ahubwo ari imyozi. Nuko papa we ati mwana wanjye ihangane, ndabizi ufite agahinda kenshi cyane, ufite n'irungu, ariko humura ngo ufite inkuru nziza cyane. Eva ati iyihe nkuru nziza se ufitiye papa? Papa ahita amubwira ati ese Eva, wari uzi ko utazongera kwicwa n'irungu ukundi? Eva aramubaza ati gute se ubwo? Maze papa we atangira kumubwira ati hehe n'irungu mwana wanjye, ese wari uzi ko ufite abandi bavandimwe? Eva ahita yikanga ati none se mama haba hari undi mwana yabyaye ntigeze menya? Papa atangira kwisetsa ati kubera iki mama wawe se njyewe ntago mbyara? Mfite umukobwa mukuru mungana, arakurushaho amezi nk'atandatu gusa, yenda kuzuza imyaka 20. Papa we yakomeje kumubwira ko atari we gusa, ko afite n'abandi bana 2 batoya bari inyuma ye. Eva yahise avuga ati burya koko ibyo abantu bavuga ni byo, gusa iyo byivugishije mu mutima we ntabwo yigeze abibwira papa we, gusa yumvaga amufitiye umujinya mwinshi cyane. Nuko aramubaza ati ariko se papa, ndimo numva nabi cyangwa ufite abandi bana 3? Papa aramubwira ati cyane rwose. Eva ati ariko abana 3 bose wababyaye hanze? None si ibyo bintu mama wanjye yari abizi? Papa amusobanurira ko mama we byose yari abizi, ariko ko we bari barabimuhishe, baririnze kubimubwira kuko babonaga igihe kitaragera. Ati gusa haburagaho gatoya kugira ngo tubikubwire, kuko twari twaravuze ko tuzabikubwira niba uzuza imyaka 20, kugira ngo byibuze uzaba umaze gukura, amasomo yawe umaze kuyashyira ku ruhande rumwe, kugira ngo bitagutesha umutwe. Utore ko twatinze kubikubwira, ariko humura abavandimwe bawe rwose uzababona kandi uzabishimira. Eva yarababaye ku buryo yumvise bimurenze, atangira no guhaguruka kugira ngo yigendere, ariko ataragenda papa we yaramubwiye ati hari ibindi nshaka kukubwira ntabwo birarangira. Maze amubwira ko ashaka kuzana uwo mugore wundi n'abo bana bakajya babana mu nzu. Ati rwose sinshaka gukomeza kujya ubaho gutya wishwe n'irungu wigunze udafite umuntu n'umwe muganira. Eva yahise abyanga ati ntabyo nkeneye, nzakomeza nibereho gutya, ndashaka kwigumira njyenyine, ndumva aribyo bimpaye amahoro. Papa we yakomeje kumwinginga no kumusobanurira ukuntu ari byiza kugira ngo azabazane bakomeze babane, ariko Eva arabyanga, akomeza kumubwira ati uzajya ubasangayo niba wowe wumva bakeneye, njyewe ntawo nshaka. Papa we yabonye umukobwa we akomeje kurakara atarimo no kumwumva, nuko ahita amubwira ko noneho hari itegeko, ko atarimo kumusaba uburenganzira bw'uko agomba kubikora, ko agomba kubazana uko byagenda kose. Eva yabuze icyo arenzaho nuko arigendera. Nuko koko mu minsi mikeya bahita baza wa mudamu witwaga Marigo ndetse n'abana be 3. Papa we yarabazanye batangira kubana gutyo. Eva ahita abona ko papa we nta mikino na mikeya yari afite igihe yabimubwiraga. Nuko abona na wa mukobwa mukuru w'uwo mudamu Marigo, abona umukobwa w'inkumi. Uwo mukobwa yitwaga Irene, gusa Irene yari umwana mwiza cyane,
kuko we na Eva bahise bahuza batangira no kuba inshuti. Eva yatangiye no kubona ko atagombaga no kubabazwa n'uko baje kubana nabo, kuko bari babanye neza na mama wa Irene ari umudamu mwiza cyane, yabonaga amukunda ndetse akanamutetesha, yabonaga nta kibazo cye na kimwe, yabonaga abafata neza atanabatandukanya nk'aho bose yabibyariye. Urugo rwose rwari rubanye neza. Eva nawe yari yaragerageje kubabarira papa we, ntabwo yari akimurakariye cyane, gusa nubwo bari babanye neza gutyo byatangiye kongera kuba bibi, kuko bizinesi za papa we zatangiye kugenda nabi. Yatangiye kwisanga mu bihombo biteye ubwoba, atangira no kwisanga mu madeni ibintu atateganyaga. Yabonaga bisa nk'aho iby'amabizinesi bimurangiriyeho neza neza, nta dufaranga na duke asigaranye. Yatangiye gushakisha ahantu yakura amafaranga, nuko ariko arahabura. Wa mudamu babanaga Marigo nawe batangiye kubana nabi, kuko yari yamusanze abona ko ari umukire. Yatangiye kumushyira ku nkeke, kuko aza kubana nawe ubwo buzima bw'ubukire ntabwo yari abwiteguye. Rero yakomezaga kumuhatiriza amwumvisha ko hari ahandi hantu agomba gukura amafaranga, akongera akazamura bizinesi ze uko byagenda kose. Batangiye gushwana, batangira kujya batongana we na papa Eva, kuko nawe yaramutonganyaga cyane, akamubwira ko ari we usesagura amafaranga, ko ari we uyakoresha nabi, ko iyo ataza kuba we bizinesi ze aba atazisanze mu gihombo nk'icyo zari zirimo. Nuko atangira no kumubwira ko ari injiji, ko atazi ibintu bya bizinesi nk'uko kuri mama Eva byari bimeze. Bakomeje kujya babishwanira cyane, kuko uwo mudamu Marigo yangaga kubiguhora yumva bamugereranya na wa mama wari waritabye Imana. Nuko akamubwira ati, ese uzageza ryari gukomeza kumva yuko njyewe ugomba kungereranya n'umudamu wawe? Ese ko yagiye nyine byarangiye, kubera icyo ukomeza kumuzana mu biganiro? Barabishwaniye cyane, ariko bakomeza no gushaka ahantu bakura amafaranga, ariko barahabura neza neza. Bageze aho babona ko nta wundi mwanzuro usibye kugurisha amazu yahoze ari ay'iwabo wa mama Eva. Marigo amwumvisha ko nta handi hantu amafaranga yava usibye kugurisha iyo mitungo, bakabona amafaranga bakongera kuzamura ubucuruzi bwabo. Nubwo yabimubwiraga gutyo, ariko papa Eva yarabyanze, kuko yamubwiye ko iyo mitungo ye mbere y'uko umudamu apfa yari yarayandikishije ku mukobwa we Eva. Marigo amubwira ko nta kundi kuntu byagenda, ko Eva bagomba kubimusobanurira kandi akabyumva, akemera yuko bagurisha iyo mitungo yose. Eva bakimubwira yarabyanze cyane, arabyanga, arabarwanya, ariko bamubwira ko agomba kubyemera yanze akunze, ko nta kindi kintu bagomba gukora, ko nta handi hantu bakura amafaranga. Papa we yageze amusobanurira yuko ubucuruzi bwe nibwongera kuzamuka, amafaranga yazayamusubiza, akayamushyira kuri konti cyangwa se akamuguriramo indi mitungo nk'uko yabyifuza uko ariko kose, ariko ko muri ako kanya nta kindi kintu bakora. Eva yabonye atari bukomeze guhakanira ababyeyi be, nuko birangira ya mitungo yose yasigiwe na mama we yose bayigurishije. Barayigurishije babona amafaranga menshi cyane, ariko nabwo ya mafaranga ntabwo yamaze kabiri. N'ubundi papa Eva yisanze yongeye gukena cyane, yisanga yongeye gukenera andi mafaranga menshi cyane, kuko ya yandi ntabwo yamenye aho yanyuze. Yisanze yatangiye nanone kongera kujya mu madeni menshi cyane akabije. Byaramucanze, maze papa Eva abura aho yerekeza neza, ariko nanone abona atagomba gukomeza kwicara gusa ngo arebere, yumva agomba kubona amafaranga uko byagenda kose, kuko ntabwo yari yaramenyereye kubaho adafite amafaranga, cyangwa se ngo abeho mu buzima bw'ubukene. Umugore we nawe kandi Marigo niko yagomezaga kumutesha umutwe, akomeza kumusaba amafaranga menshi cyane, nubwo yabibonaga ibiri kuba byose ko mu bucuruzi bitameze neza,
ariko yakomezaga kumusaba amafaranga menshi cyane atabarika. Yakomezaga kubaho mu buzima buhenze cyane, maze umugabo we akamubwira ati ariko se wakihanganye ukabaho mu buzima buciriritse, wenda twazongera kubona amafaranga ukabaho neza. Maze Marigo nawe akamubwira ko ibyo bintu bitakunda, ko ataje aho ngaho kugira ngo abeho nk'umutindi, ko agomba kubaho neza uko abishaka. Nuko akamubwira ati aho kugira ngo tubeho nabi, gurisha n'iyi nzu turimo dusigaranye. Maze umugabo we yabyumva akumirwa, akibaza uwo mugore urimo kumugira inama yo kugurisha inzu kandi n'ubucuruzi butagenda neza. Akamubwira ati se nituyigurisha ntibigende neza, uragira ngo noneho tuzahinduke inzererezi? Nuko Marigo nawe akamwumvisha ko agomba kuyigurisha uko byagenda kose, aho kugira ngo babeho mu buzima bubi nk'ubwo bari barimo. Umugabo we yarabyanze, yumva ibyo bintu atabikora, nuko atangira gutekereza ahandi hantu agiye gukura amafaranga. Yatekereje ku mugabo umwe w'umuherwe we batangiranye ama business kuva kera, gusa we yari yaramusize cyane kuko yari yarabaye umukire cyane. Yatekereje kugira ngo ajye kumureba amusabe amafaranga, kuko niwe muntu wa nyuma wari usigaye yumvaga yagenda agana. Yaragiye ajya kumureba, akimugeraho amubwira ko akeneye amafaranga yo kuzamura business ze, ko azayamusubiza. Uwo mugabo wari inshuti yitwaga Papa Derrick yahise amugira inama yo kugana amabanki nk'uko abandi bacuruzi basanzwe babigenza, ariko Papa Eva amubwira ko bitakunda ko muri banki atajyayo, ko afite imyenda myinshi cyane, ko iyo biza kuba byari gushoboka ko ariho yari kubanza kujya, ko ariko yabonye ko nta wundi mwanzuro yafata usibye kuza kumureba. Amubwira ko aje amugana nk'inshuti ye, ati rwose ndakwinginze mfasha. Papa Derrick wari umaze kumva ibibazo afite by'ukuntu akeneye amafaranga cyane, akabona ko uko byagenda kose icyo yamusaba cyose yakenera, ariko akabona ayo mafaranga. Agatekereza n'ukuntu Papa Eva afite abakobwa beza. Yahise amubwira ati kugira ngo nguhe amafaranga urimo kunsaba, hari ibyo nawe ndi bugusabe, nubinyemerera ndayaguha, hanyuma nkurengerezeho n'andi menshi cyane, ndetse nta nubwo nzakwishyuza. Papa Eva amubaza ikintu ashaka kumusaba n'amatsiko menshi cyane, ariko avanze n'ubwoba, kuko yumvaga uko byagenda kose ikintu agiye kumusaba akamuha amafaranga angana gutyo ntazanayamwishyuze ari ikintu gikomeye cyane. Papa Derrick nta kubica ku ruhande, yahise amubwira ko akeneye ko yemera ko umwe mu bakobwa be ashyingiranwa n'umuhungu we Derrick. Maze Papa Eva wari usanzwe azi ko uwo muhungu arimo kumubwira yamugaye asigaye agendera no mu kagare, agira ngo wenda hari uwundi muhungu afite adasanzwe azi. Nuko atangira kumusobanuza neza ngo amusobanurire uwo muhungu uwo ari we. Nuko arangije amubwira ko umuhungu ari kumubwira nta wundi, ko ari umuhungu we Derrick. Aramubwira ati nibyo koko yaramugaye, asigaye agendera no mu kagare, kandi akeneye umugore. Rero nifuzaga yuko umwe mu bakobwa bawe twabashyingirana. Papa Eva yahise abyanga, ati uramenye ntabwo ibyo bintu mbyemeye. Yego nibyo koko nkeneye amafaranga menshi cyane, ariko nanone sinatuma umukobwa wanjye ashyingiranwa n'umuhungu wawe atari ibintu biyumvikaniye bo ubwabo. Baramutse barikundaniye bakaba bakundana cyane, umukobwa wanjye akaba ariwe wifatira uwo mwanzuro wo kubana n'umuhungu wawe, ntago nabyanga, nabashyingira mbyishimiye cyane. Ariko nanone gufata umwana wanjye ngo mushyingire umuhungu wawe yaramugaye unyishyura amafaranga, ibyo bintu byafatwa nk'aho ari ukumugurisha. Ntabwo umwana wanjye yazigera mbabarira, rero simbyemeye. Reka tuganire dushake ubundi buryo twakoresha umwe amafaranga, ariko atari ukugushyingira umukobwa wanjye. Papa Derrick akibyumva agahinda karamwishe arababara, ati ariko kuki abantu mwikunda? Kubera iki se ushaka ko nguha amafaranga yanjye ariko wowe ntushake kurekura?
buri wese agomba kumva undi muri ibi bihe turimo, buri wese akumva agahinda ka mugenzi we. Wewe muri iki gihe ikiguhangayikishije ni amafaranga, ariko njyewe ikimpangayikishije cyane ni ukubonera umugeni umuhungu wanjye. Ni ukubera icyo utabyemera? Nuko Papa Eva aramubwira ati nabigusobanuriye rega, nakubwiye ko byaba bimeze nk'aho ari ukugurisha umukobwa wanjye. Papa Derek ati ibyo ngibyo ni ukwikunda, hanyuma se njyewe ninguha amafaranga yanjye kuki wumva yuko nayaguha gutyo gusa? Ese ni gute nakwizera ubundi kuzanyishyura n'iyo myenda yose urimo n'ayo madeni yose ubereyemo banke na bizinesi yawe ihagaze nabi? Gute naguha amafaranga yanjye? Papa Eva yabuze icyo asubiza, ariko nanone amubwira ko uko byagenda kose ko hari ubundi buryo bakoresha ariko atari ukumuha umukobwa we. Nuko Papa Derek aramubwira ati amafaranga ndayafite, mfite amafaranga menshi cyane, ariko menya ko nta n'igiceri cy'atanu naguha mu gihe utarimo kunyemerera ibyo njyewe ndimo kugusaba. Nuko ahita amubwira ati ngaho rero igendere, ubwo nta mafaranga yanjye wabona, genda wigumanire umukobwa wawe nanjye nigumanire amafaranga yanjye. Cyakoze nubishaka ukisubiraho ukumva twakorana umusore wanjye ntaramubonera undi mukobwa, icyo gihe uzaze tuvugane ndetse n'amafaranga nzayaguha. Papa Eva wari waje yizeye yuko ari butahane amafaranga, yagiye n'agahinda kenshi cyane, ariko nanone akumva ibyo akoze ari byo bikwiriye, akumva ko atagomba kugurisha umwana we hejuru y'amafaranga. Yaragiye ageze mu rugo, Marigo wari uzi iby'urugendo yagiyemo, wari uzi ko yagiye kureba uwo mugabo, ahita atangira kumubaza ati byagenze bite? Amafaranga se yayakwemereye? Nuko amubwira ko amafaranga atabashije kuyabona, ko yamusabye ibintu bigoye cyane. Marigo n'amatsiko menshi ati ni biki se yagusabye? Maze Papa Eva ati baze ko yansabye ko kugira ngo ampereze amafaranga ari uko namushyingira umwe mu bakobwa banjye. Nuko Marigo ahita yiterera hejuru ati mbega ibintu byiza, ni ukuri iki se wabyanze? Umva, ibyo bintu ni byiza cyane, reka dushyingire abakobwa bacu, kandi urabizi ko Irene ari we mukuru, niwe ugomba gushyingiranywa n'umuhungu w'uwo mugabo. Nuko Papa Eva ati ariko se koko urakomeje? Nuko Marigo ati cyane, none se ubona bariya abakobwa batamaze kuba inkumi, ese urumva ari nde muntu wakitesha amahirwe yo kugira uriya mugabo nk'umukwe wacu? Nuko ahita amubwira ati Irene amaze gukura, niwe mukuru kuri Eva, nubwo amurusha amezi make, ariko amezi nayo arabara. Urumva rero Eva ntago yamusiga hano mu rugo ntaho byabaye. Irene agomba gushyingirwa, agashyingiranywa n'umuhungu w'uwo mugabo. Mbega ibintu byiza, ariko ese wabyangiye iki? Watekerezaga ko nabyanga nkavuga ko abakobwa bacu bakiri batoya? Papa Eva ati si ibyo, ariko ntabwo ariyo mpamvu, nanjye ndabona ko abakobwa bacu bamaze kuba inkumi, twabashyingira, ariko nabonye iki atari cyo gihe cyiza, ntabwo ari cyo kintu cyiza twakora. Maze Marigo akomeza guhinda cyane ati reka bikomeza kugira impungenge, kandi mpamagare Irene ahubwo mbimubwire, mubwire iyo nkuru nziza ko twamuboneye umuhungu wo mu bakire. Kandi rwose ndakwinginze Eva naza kubishegera uze kumwumvisha yuko akiri mutoya kuri Irene, ko atagomba gushyingirwa kano kanya, agomba kureka mukuru we akabanza akagenda. Ibyo bintu bitera n'umwaku iyo umuntu mutoya ari ushyingiwe imbere y'umukuru, ntabwo ujya ubyumva. Nuko Marigo ahita atangira guhamagara Irene ngo babiganireho, amubwire ukuntu agiye gushyingirwa, ko agiye kumushyingira umuhungu wo mu bakire. Ataramuhamagara ariko Papa Eva yaramubujije ati ariko si uri mu biki? Wajya ureka guhubuka, banza wumve neza, ibi ntabwo ari ibintu byo guhubukira.
nuko Mariga aramubwira ati ariko njyewe ntabwo ndimo kumva impamvu urimo gutindiganya, hatazagira ahubwo n'undi mukobwa bamubonera, tugomba kubikora vuba. Nuko papa Eva aramubwira ati erega uwo muhungu w'uwo mugabo yaramugaye asigaye agendera mu kagare. Marigo yaguye mu kantu arikanga ubwoba buramwica, ariko ahita yigarura maze aramubwira ati none se ikibazo kiri hehe, ko nubwo so uwo muhungu agendera mu kagare k'iwabo ari abakire, ko batazabura ibibatunga, ko umuryango uzaba ubayeho neza? Ikibazo kiri hehe? Nta kibazo na kimwe bazagira, bazakomeza babafashe. Ndumva nabyo bitari bikwiye kuguhangayikisha. Papa Eva yarikanze ati mana yanjye, niba ari uko bimeze, niba ubyemeye wumva nta kibazo, ngaho hamagara Irene tumubwire iby'uko gushyingirwa kwe n'uwo muhungu w'uwo mugabo witwa Derek. Rwose ndabyishimiye, niba ubyemeye nta kibazo, ahubwo Imana ishimwe kuko bagiye kuduha amafaranga menshi cyane. Marigo kumva bavuze izina Irene ahita amubwira ati uvuze ngo nde? Ngo Irene umukobwa wanjye? Uramenye da, Irene se ninde umuzi? Erega ugombaga ibyo navugaga nawe ukabyemera, nivugiraga. Nta muntu n'umwe uzi ko Irene ari umukobwa wawe. Ninde se wakubwiye ko papa Derek agusaba umukobwa yashyingirana n'umuhungu we yavugaga Irene? Buriya yavugaga Eva. Eva niwe abantu bose bazi, kuko niwe wakuze abantu bose babona. Abantu bose bakwita papa Eva, iyo baje hano niwe babona. None se hano tuhamaze igihe kingana iki ku buryo wumva ko Irene abantu baba bamuzi? Rero ntiwongere gutekereza Irene, ni Eva bagomba gushyingiranwa nta wundi. Nuko papa Eva akibyumva ati ariko se kubera icyo abantu mwikunda, none nimba wumva yuko Irene atashyingiranwa na Derek, kubera iki wumva yuko Eva we bashyingiranwa? Ese mu kanya ko nabonaga wendaga no kuguruka byagushimishije ushaka ko dushyingirayo Irene, bihise bihinduka gute muri aka kanya? Mariga aramubwira ati ariko nakubwiye ko niganiriraga, nagira ngo numve uko uvuga. Nuko papa Eva ati ariko se wowe umaze kwivugira ubwawe yuko Eva ari we mutoya, ko atasiga mukuru we hano, byose byari imikino se? Nuko aramubwira ati yewe nivugiraga, nakubwiye yuko abantu bose bazi Eva, niyo bazi nk'umukobwa wawe, reka rero tumushyingire hariya nta kibazo, ntacyo bidutwaye. Nuko papa Eva aramubwira ati ikibazo kirahari, kubera yuko urimo kumva ko Irene atashyingirwayo, ukumva yuko ari Eva tugomba gushyirayo. Byose bihindutse kubera yuko umenye yuko yamugaye asigaye agendera no mu kagare. Rekeraho rero kwikunda, reka ibyo ngibyo twe no kongera kubipfa, ntitwongere no kubiganiraho. Menya yuko umwana wanjye Eva ntamugurisha ku muntu wamugaye ngo ni ukugira ngo tubone amafaranga. Umbabarire kandi uwo ni wo mwanzuro wanjye. Abana banjye bose mbakunda kimwe, niba Irene atajyayo na Eva ntabwo agomba kujyayo. Kuva icyo gihe Marigo yarababaye cyane, agahinda karamwica, ntiyongera no kujya amuvugisha. Papa Eva yatahaga avuye ku kazi, agasanga umugore yabyimbye, nta kuvuga, nta guseka, nta kumusuhuza, wagira ngo ari mu kiriyo. Yamubaza icyo yabaye agahigima cyangwa se akimyoza, nta rindi jambo na rimwe. Mu kazi kandi ubwo nabyo byatangiye kuba nabi cyane, hari harimo ibibazo byinshi cyane biteye ubwoba. Ibibazo byarushagaho kugenda byiyongera uko iminsi yagendaga yisunika. Papa Eva
byari bitangiye neza kumucanga, yumva agiye no gusara. Abakozi bakoreshaga ntabwo bari bakibahemba, hari hagiye gushira nk'amezi 5 nta mukozi n'umwe uhembwe habe n'igiceri cy'ijana. Gusa papa Eva we nta na kintu na kimwe yari azi kuri ibyo bintu, yari azi ko abakozi bose bahembwa nta kibazo, kuko buri kwezi umugore we Marigo yamusabaga amafaranga ngo ajye guhemba abakozi. Yumvaga nta kibazo, nta kintu na kimwe bitwaye, kuko n'ubundi umugore wa mbere atarapfa mama Eva niwe wabihemberaga kubera izindi nshingano nyinshi umugabo we yabaga afite. Nawe rero yari yaramuretse ngo ajye abahemba nta kibazo. Byaramubaje cyane kumenya ko icyo gihe cyose gishize abakozi badahembwa, nyamara we buri kwezi amuhereza amafaranga yo kujya kubahemba. Nuko akomeza kumutonganya amubaza n'impamvu atayabahaye. Nuko Marigo amubwira ko atari bujye guhemba abakozi kandi bo baburaye, kuko hari byinshi byabaga bikeneye mu rugo nyamara atamuhaye amafaranga yo kuza kubikemura. Nuko umugabo aramubwira ati ariko ibyo bintu ntabwo byumvikana, ni gute amafaranga ahemba abakozi bangana kuriya wavuga ngo wayakoresheje ufataho yo guhahisha mu rugo, kandi n'ayo guhahisha mba naguhaye aba ari menshi cyane. Marigo yamuhaga ibisobanuro ariko bitumvikana, nuko bakomeza kubishwanira cyane. Papa Eva agahinda karamwica, akibaza umugore noneho yazanye, akumva biramurenze. Yari yarumiwe, yaribazaga ati ese uyu mugore ni muntu ki? Ese arankunda? Ese uyu mugore ni bwoko ki ushaka ko nahora mu bibazo bitarangira? Yatangiye kwicuza impamvu umugore we wa mbere mama Eva yamubaniraga nabi, kandi yari umuntu mwiza cyane unamuba hafi cyane. Nubwo papa Eva we muri icyo gihe yari yamuzengereje, agaterura amafaranga akayashyira Marigo, akamera nk'aho atunze imbwa ebyiri, ariko mama Eva ibyo byose yarabibonaga ariko akihangana, kuko yari azi gushakisha cyane, agakomeza agakora cyane, agakora uko ashoboye kose, bagakomeza bagatera imbere. Bizinesi zabo ntizigire ikibazo na kimwe zihura nazo, ndetse n'abakozi babo bose akamenya kubafata neza. Yari wa muntu ushobora no kuburara, ariko abakozi bose bakabanza bakabona ibyo bagenewe, we akabona kwitekerezaho nyuma. Papa Eva rero ibyo byose yarabitekerezaga, agahinda kakamwica. Yareba ibintu Marigo yakoze akumva arumiwe, akanavuga ati ese niba yarabonaga atabashije kubahemba, ntabwo yari kumbwira tukareba ubundi buryo twabikora? Byaramurenze, kuko yabonaga ari abantu babiri batandukanye cyane. Ariko ibyo byose yabitekereje igihe cyararenze, yagaruye ubwenge, amazi yari amaze kurenga inkombe, kuko mama Eva ntabwo yari agihari ngo abashe kuba yagenda ajye kumusaba imbabazi. Yarihanganye, ibyo asa nk'aho abiretse, akomeza gushakisha ngo arebe ukuntu yabigenza abonera amafaranga abakozi be, ariko byaranze. Abakozi be nabo batangiye kwigumura, babona ibyo bintu batazabivamo, nuko batangira kugana inzego zibishinzwe z'ubugenzacyaha, nuko bajyanayo ikirego. Papa Eva yatunguwe no kumva bamuhamagaye ngo ajye kwitaba. Ni ubwa mbere mu buzima bwe bwose yari amaze ibyo bintu byari bimubayeho. Byaramuhahamuye, kuko ibyo bintu yabitinyaga kubi. Ntabwo yatekerezaga ko igihe kimwe kizanagira mu buzima bwe ibyo bintu bikamubaho. Yabonaga ashobora no gufungwa, ndetse bikanangiza izina rye ku buryo bukomeye cyane. Yahise ashaka amafaranga makeya ahereza aba bakozi ngo abacecekeshe, banahagarike ikirego cyabo, abizeza ko n'andi mafaranga yaburagaho azayabaha vuba. Nubwo yari abijeje ko azayabaha vuba, ariko nta na hamwe yateganyaga kuyakura. Yakomeje kuyabura. Umugore we amugira inama yo kugurisha utuntu twose bari basigaranye, ariko papa Eva arabyanga. Ati ariko se gute uri kumbwira kugurisha? Uragira ngo n'iyi nzu turimo tuyigurishe, noneho tutangire tuba inzererezi ku muhanda?
Papa Eva byageze aho biramucanga neza neza, nuko ageze aho iby'amarangamutima n'impuhwe byose abifasha hasi, abwira Eva ko agomba gushyingiranwa n'umuhungu wa wa mugabo witwaga Derek. Amubwira ko uwo muhungu we nubwo yamugaye ariko ari umuhungu mwiza, aramubwira ati ndabizi uzamwishimira. Eva yarabyanze ati ariko se kuki mwumva ko ari njyewe ugomba gushaka umugabo? Ese ni njyewe mukuru? Kuki atari Irene mubwiye? Papa we yahise amutuka aramubwira ati amagambo nk'ayo ngayo ubundi ni ay'iki? Ugomba gushyingiranwa na Derek uko byagenda kose, nta yandi mahitamo ufite. Rekera ibyo gukomeza gusiganya mukuru wawe Irene, ni wowe mugomba gushyingiranwa. Irene kumva ibyo bintu bashaka gukorera Eva yarababaye cyane, kuko yumvaga ari ukumuhohotera, nuko arabirwanya aravuga ati ibintu ntabwo bishoboka, nimutareka Eva rwose njyewe ndajya no kuzana inzego zibishinzwe, ibyo bintu ni ukumuhohotera ntabwo bikwiye. Bose batangiye kumutonganya baramubwira bati ariko ibyo bintu wowe uri kubyivangamo ute? Wibeshye hagire n'umuntu utwumva amenya ibiri kubera muri uru rugo, ntabwo uri bubikire. Irene yakomeje kubirwanya ati ibyo ni akarengane mama, kuki se noneho utemeye ko ari njyewe dushyingiranywa? Niba wumva atari akarengane muri kumukorera? Mama aramubwira ati ceceka, nta nama zawe dukeneye, nta nubwo ugomba kutubwira uko twagombaga kubigenza. Irene akomeza kubyanga avuganira Eva ngo bamureke, nuko ageze aha aravuga ati Eva basi dukore tombora, reka njyewe nawe dutombore uwo umwaka uri bugweho agenda abane n'uwo muhungu, ariko nibura biraba bigaragara ko hatajemo kubogama. Mama we yumvise ibyo bitekerezo bye ahita amukurura aramujyana ati vayo wakantuwe, ubundi niwe urimo gukomeza gutuma Eva agira n'umutima mubi, niwe urimo gukomeza gutuma atabyemera. Ese buriya uzi amafaranga bazatwishyura niyemera kubana n'uwo muhungu? Ufunge uwo munwa wawe kandi sinzagire mbyumva hanze, nihagira umuntu n'umwe ubimenya uzambona. Irene baramutwaye bamukura aho ngaho, Eva nawe bahita bamufata baramukingirana mu cyumba, bamubwira ko atazongera gusohoka na rimwe kugira ngo atazatoroka, maze banamwambura telefone ye kugira ngo hatagira umuntu n'umwe ahamagara. Bahise bamubwira ko azasohokamo aho ngaho ku minsi y'ubukwe gusa. Nuko baramubwira bati uzasohoka mugiye gusezera mu mategeko, ndetse mugiye no gusezerana mu rusengero. Ibindi bintu byose uzajya ukenera tuzajya tubikuzanira, n'uzajya ukenera umuntu ugutunganyiriza umusatsi cyangwa se ikindi kintu cyose, abo bose bazajya bagusanga hano, nta burenganzira na buke ufite bwo gusohoka. Eva yari azi ko ari imikino, ariko koko baramukingiranye ndetse abona nta nubwo yemerewe kuzongera gusohoka aho hantu, abona nta mikino n'imwe ihari, nuko arababara, agahinda karamwica ariko abura uko agira. Irene nawe yamaze aho ngaho igihe gitoya, bahita bamubwira ko agomba kujya kwa bene wabo kure cyane, kuko batekerezaga ko naguma aho hafi kwihangana bizanga, akazagera agafasha Eva gutoroka kubera ukuntu bari bazi ko bakundana. Nubwo bari bamwohereje kure, mama we yakomeje kumwihanangiriza ati niwibeshye ukabivuga nzakwica, uzanaye tujya gushaka undi mama wawe. Mbere y'uko Irene agenda yasabye uburenganzira bwo kuvugisha Eva, nuko baramukingurira yinjira mu cyumba cye kugira ngo bavugane, ariko kuvugana byaranze, nta jambo na rimwe babashaga kuvugana usibye kurira gusa. Nuko aza gusohokamo aragenda amusezeraho n'amarira menshi cyane. Irene ageze hanze yashatse guhamagara polisi ngo babwire iby'akarengane ka Eva by'ukuntu bamukingiranye n'ukuntu iwabo bagiye kubishyura amafaranga menshi cyane, ariko ageze aho biramunanira neza neza kuko yabonaga agiye gufungisha se na nyina.
yarigendeye. Mama we kandi amubwira ko atemerewe no kuzagaruka aho ngaho vuba. Eva nawe yagumye aho ngaho gutyo, maze papa we ahita agenda kugira ngo ajye kwakira ya mafaranga papa wa Derek yari yamwemereye. Yaragiye kuko abona amuhaye amafaranga menshi cyane kuri yo yamusabaga, ndetse anamukubira inshuro nyinshi cyane. Maze papa Eva ahita amuhereza n'ifoto ya Eva, aramubwira ati uyu mukobwa wanjye yitwa Eva, ni umukobwa mwiza cyane, niwe nahitiyemo umuhungu wawe. Papa Derek yarebye iyo foto aramubwira ati uyu mukobwa wawe nsanzwe muzi, ndamuzi ko yitonda, ni umukobwa mwiza. Nuko aramushimira ati urakoze cyane ko watekereje neza ukemera kugaruka hano kugira ngo unshyingire umukobwa wawe. Nuko papa Eva aramubwira ati nta kibazo, nanjye nabitekerejeho mbona ari wo mwanzuro ukwiye. Nuko afata ya mafaranga bamuhaye agenda arimo kwisetsa yidunda, kuko yabonaga bisa nk'aho ibibazo byose yari afite bigiye gukemuka noneho. Nubwo yari afite amafaranga menshi cyane gutyo, afite n'ibyishimo, ariko nawe mu mutima yari abizi neza ko ibyo yakoze atari byo rwose. Yari abizi ko umukobwa yamuhemukiye cyane, kamugurishije, ariko nawe bitewe n'ukuntu yari akeneye amafaranga, ageze ibyo bitekerezo abyikuramo abishyira ku ruhande, aravuga ati Imana imbabarire, n'umwana wanjye igihe nikigera nzamusaba imbabazi, nta kundi kuntu nabigenza. Akimara kuva aho ngaho, papa Derek nawe yahise agenda kugira ngo ajye kureba umuhungu we aho yari yicaye. Yahise agenda nuko amuhereza ya foto ya Eva, atangira kumubwira ati uyu niwe mukobwa nakuboneye, muzabana, ubukwe bwanyu tugomba kubushyira vuba cyane. Derek yari azinutswe ikintu cyitwa urukundo. Iyo foto yahise yinaga hasi atanayirebyeho na rimwe. Papa arongera arayifata ati hangana urebe iyo foto, umukobwa mwiza. Derek amubwira ko ibyo nta kintu bivuze imbere ye, yanga nanone kongera kuyireba. Maze papa we amubwira ko uwo mukobwa mwiza yanze kureba yitwa Eva, ndetse ko bashaka no kubashyingira. Amubwira ko ubukwe bagomba kuzabushyira vuba. Derek yari yicaye amuteze amatwi, ariko nta kintu na kimwe arimo kumusubiza, nta na reaction n'imwe ku bintu arimo kumubwira byose. Wagira ngo papa we yari yamutindiye kugira ngo arangize kuvuga ubundi amusige aho ngaho agende. Ntabwo byari bimushishikaje habe na gatoya. Papa we yakomeje kumubwira iby'ubukwe bwe n'uwo mukobwa uri ku ifoto. Nuko aza no kumumenyesha itariki. Nuko aramubwira ati ibindi byose bigendanye n'ubukwe tuzabikurikirana, tuzabyitaho. Arangije kumubwira byose yashaka kumubwira, yahise amubaza niba ari ngombwa kugira ngo uwo mukobwa azamuzane babanze bamenyane mbere y'ubukwe. Derek amubwira ko nta mpamvu, ko adakeneye kumenyana nawe. Papa we yakomeje kubura uko abigenza, kuko wabonaga umuhungu we atamwitayeho habe na gatoya. Nuko aramubwira ati mbere y'uko ngusiga hano se ngo ngende, nta kintu na kimwe wumva wambaza? Wemerewe kumbaza amakuru yose ku bigendanye n'uyu mukobwa. Derek wari ufite agahinda kenshi cyane, amusubiza ko nta kintu na kimwe yifuza kumumenyaho. Papa we ahita amusiga aho ngaho arigendera. Derek yasigaye aho ngaho n'agahinda kenshi cyane, akibaza ati ariko se Mana, ni iyihe mpamvu koko ubuzima bwanjye wabuhinduye nk'ubu ngubu? Yabazaga Imana ibibazo byinshi cyane bitabarika, ayibaza impamvu yisanze mu buzima nk'ubwo ngubwo yari arimo. Mbere y'uko akora impanuka yari umusore mwiza cyane, umusore w'igikundiro n'igihagararo, kandi wari ufite amafaranga menshi cyane. Abakobwa benshi baramukundaga cyane, ariko yari yarahisemo umwe gusa bakundanaga cyane, ku buryo bendaga no gukora ubukwe.
agikora impanuka akamera gutyo, uwo mukobwa bakundanaga yahise amwanga aranamuburoka ntiyongera kujya amuvugisha. Ibyabo byahise birangirira aho ngaho. Ba bakobwa bose bamukundaga nabo bakimara kumenya ibyabaye, bakamenya ko yabaye gutyo, nta n'umwe wongeye kumuvugisha. Yatangiye kwisanga ari mu isi ya wenyine. Derek yatangiye kwiheba, yishyira mu kato, ndetse yumva yuko atagomba no kuzongera gukunda ukundi. Papa yakomezaga kumubona ukuntu yihebye, ukuntu yigunze, ukuntu asigaye abayeho, akumva agahinda karamwishe. Nibwo yatangiye kujya muri ibyo bintu byo kumushakira abakobwa babana nawe, nuko akiyemeza kubishyura. Umukobwa yamushakiye bwa mbere yari yaramwishyuye amafaranga menshi cyane. Uwo mukobwa yarabyemeye yemera kuza kubana nawe, ariko ahageze yazonze Derek cyane no kurusha uko yari yimeye. Yaramusuzuguraga cyane, akamubwira amagambo mabi amukomeretsa, akamubwira ko ari akamuga, akamutuka cyane, akamubwira ko atabana n'umuhungu umeze nka we, akamubwira ibintu byinshi cyane bimukomeretsa bikanamusubiza inyuma cyane. Si ibyo gusa kandi yakoraga, kuko yamucaga inyuma mu maso ye. Derek abireba atanabikoze yihishiye, yamuciraga mu maso, yamumenagaho amazi, nta kintu kibi na kimwe atamukoreye. Yatangiye kujya azana abahungu benshi cyane batandukanye bari basanganywe, nuko bagasambanira mu maso ye Derek abireba. Derek yagize abona agahinda kagiye kuzamwica, abona ko umuntu batazagumana, abona umwanzuro ari ugutandukana nta kindi kintu bakora. Baje gutandukana, Derek ariruhutsa, kuko si warose umuntu nk'uwo amuva mu maso. Derek rero yari yarabujije papa we kuzongera kugira umukobwa amuzanira, kuko yarabibonaga ko nta muntu n'umwe uzamukundira uko ari. Akamubwira ko bose baza ari amafaranga bakurikiye gusa nta kindi. Ariko papa akamubwira ko nta wamenya ko bagomba gukomeza kugerageza paka kugeza igihe azabonera umukobwa ufite umutima muzima. Nuko akamubwira ati, wowe gusa uzambabarira ubyemere, ntuzinube. Uwa mbere nibyanga hazaza uwa kabiri, uwa kabiri nibyanga haza uwa gatatu, gutyo gutyo, kugeza igihe tuzabonera umukobwa mwiza ufite umutima muzima, uzagufata nk'umuntu ntaguteshe umutwe. Derek yakomeje kubyanga, ariko papa akomeza kumwumvisha ko nta kundi kuntu byagenda. Nuko Derek nawe ageze aho yanga gukomeza kujya ashwanira na se, gukomeza kwanga ibyo bintu yamubwiraga, nuko arabyemera, ariko ku mutima akavuga ati, nzajya nkure kubazane, wowe ubwawe uzagera igihe ubirambirwe, uzabyibonera n'amaso yawe, uzagera aho uzinukwe kuzongera gutekereza ikintu cyitwa umukobwa. Amafaranga yawe kandi niyo arimo kugushuka, nubona atangiye kugushirana, uzibwiriza. Byose ubikora kuko ubona ugifite amafaranga yo kubishyura. Igihe cyaje kugera, Derek na Eva baza kubana, gusa Eva yaracyifite agahinda kenshi cyane, ku buryo no kuvugisha Derek atabishoboraga. Derek yo kubona atamuvugisha nta kundi kuntu yabitekerezaga, yagira ngo nuko atamukunda, kuko yaravugaga ati, ubundi se yaba amvugishiriza iki ko atankunda? Yabitekerezaga gutya, ariko ntabwo yari azi ibibazo Eva yari yisanganiwe. Igihe cyose yamunyuragaho yabona ukuntu ari umukobwa mwiza, akibaza ati, ese ubu noneho uyu nguyu we papa yamwishyuye angahe kugira ngo yemere kuza kubana nanjye? Nta kintu na kimwe ariko yamubazaga, yarakomezaga akigendera. Eva nawe yageze aho abona atazakomeza kubana n'umuntu batavugana. Ageze aha akajya amuvugisha, ariko Derek akamushihura, kuko yumvaga kumuvugisha neza gutyo atari urundi rukundo amufitiye, ahubwo yumvaga ari uburyarya. Gusa Eva ntabwo yamurakariraga,
kuko kumusubiza nabi gutyo kwa Derek yarabitekerezaga ati birashoboka yuko atariyakira, kuko yabibonaga neza ko bitoroshye kugira ngo umusore mwiza nka Derek w'igihagararo nk'icye, umusore mwiza uvuka mu miryango ikomeye utari ufite ikintu na kimwe yabuze, akavuga ati kwisanga mu buzima nk'ubu ngubu ibyo ari byo byose byaramukomerekeje, buriya kubyakira byaranze. Niyo mpamvu rero iyo Derek yamushihuraga akanamubwira nabi, Eva bitamubazaga cyane, yabyirengagizaga akabifata nkaho nta cyabaye, agakomeza akamuvugisha nk'ibisanzwe. Derek yatungurwaga n'ukuntu yabonaga mutuka akamushihura, ariko Eva ntagire ikintu na kimwe bimuhinduraho. Gusa nanone akavuga ati byanze bikunze si uko ari umuntu mwiza, ahubwo ni uburyarya, arakiyorobetse. Derek yakomeje kujya amubwira nabi kenshi gashoboka, ariko agakomeza kubona Eva arabyihanganira, nta nubwo we amushihura, nta nubwo amuca inyuma cyangwa se ngo amuzaniyeho n'abandi bagabo nk'uko abandi bakobwa bamubanjirije babigenzaga. Yatangiye gutekereza ko wenda w'impamvu atabikora ari uko bamwishyuye amafaranga menshi cyane, maze umunsi umwe Eva yicaye wenyine, Derek aramwegera aramubaza ati ese wowe wakwishyuye angahe kugira ngo wemere kubana nanjye? Eva yibutse ukuntu imitungo ye yose bayigurishije, ndetse barangiza nabwo bakamugurisha, agahinda karamwica abura n'ikintu yamusubiza. Maze Derek abonye atamusubije aramubaza ati ese ni menshi cyane ku buryo wumva kuyavuga mu mibare utabishobora? Jye neza n'urupapuro n'ikaramu yandike nibyo byakorohera. Eva aramubwira ati si ngombwa ko ugenda guza n'izo mpapuro kuko nta nayo banyishyuye. Derek arimo gukomeza kumwiyenzaho, yumva umujinya uramwishe kumva ko avuze ngo ntabwo bigeze bamwishyura, nuko aramubwira ati ariko uzakomeza kwigira uwo utari wo ryari? Uzanyereka isura yawe ya nyayo ryari? ese uzarekera gukomeza kwigira indyarya ryari? Nuko akomeza kumubwira ati njye ndumva ndambiwe gukomeza kubona ibi bintu, ndambiwe gukomeza kubona unyigiraho mwiza, unyigiraho umwana mwiza utajya urakara, unyigiraho umukobwa mwiza w'imico myiza kandi atari kumeze. Ndabizi ko utari umuntu mwiza, ndabizi ko igihe kizagera ukanyiyereka, ni ukubera ko urimo gutinda kwiyerekana. Ndashaka kubona isura yawe ya nyayo. Derek wari warakaye cyane yahise yigendera, ariko ageze imbere ahantu hamanukaga ipine ry'igare rye riracomoka. Eva arabibona ahita aza yirukanga atabare, amusanga igare ryari ritangiye guporomoka kuko hari ahantu hamanuka cyane. Derek agiye kwikubita hasi, kandi iyo yikubita hasi ntabwo byari buze kumugendekera neza kubera ukuntu aho hantu hari hameze. Maze Eva ahita aryitambika imbere, ararifata ararikomeza cyane, maze igare naryo rirahagarara. Eva yari afite ubwoba bwinshi cyane, ubona ahangayikishijwe n'uko Derek hari ikibazo yari gushobora kuza guhura nacyo iyo ataza kuba yahagereye igihe. Derek byose yarabibonye aratungurwa cyane, atungurwa n'ukuntu abona Eva ashishikajwe no kumufasha n'ukuntu aje yihuta cyane, nuko atangira kwibuka umukobwa babanaga mbere, ukuntu ahubwo yigeze kugera aho hantu uwo mukobwa akaza agasunika igare kugira ngo rimumanure aze kwikubita hasi, maze Imana ikaza gukinga ukuboko. Uwo mukobwa akamubwira ati kuki bigenze gutya? Kubera icyo udapfuye koko? Ko nari kuvuga ko ari impanuka yabaye, ndambiye kugumana nawe, icyampa Imana ugapfa nkigendera, n'ubundi ntacyo umaze. Derek ayo magambo yamubwiye muri icyo gihe yahoraga amugaruka mu mutwe, agahinda kakamwica, nuko atungurwa noneho no kubona hari umuntu ushishikajwe no kumutabarira ahantu undi yifuzaga ko yapfira. Byaramurenze, yumva abuze icyo avuga, nuko amarira atangira no gutemba ku matama. Atangira kumubwira ati kubera iki koko? Kubera iki Eva? Kubera icyo ntabaye? Kubera icyo ubikoze? Kuki utabaye umuntu nkanjye udafite icyo amaze?
iyo undeka nkipfira ntabwo wari kuba ugize amahirwe ukagenda ukiberaho ubuzima wifuza utari kumwe n'umuntu nkanjye. Eva nta kintu na kimwe yamusubije, ahubwo yahise afata akuma kari kacomokotse nuko agafunga neza agasubizamo muri rya gare, ubundi aba ari we ugenda amucunga amugeza aho yari agiye. Ataragenda ariko yaramubwiye ati rero ibyiza aka kagare ndumva twagahindura ugashaka irindi gare uzajya ugenderamo, kuko urabibona ko iri ngiri rifite ikibazo. Tekereza uramutse ugize ikibazo nk'icyo wari ugize nta muntu uri hafi ngo agutabare, urumva bitakugendekera nabi koko? Njyewe ndabona ibyiza twarihindura. Uko bari bari aho n'ukuntu bari bamanutse bagenda, abakozi b'aho ngaho babonaga ukuntu Eva arimo kugenda acunga Derek, maze bikabatungura cyane batangira no kuvuga amagambo kubera ukuntu babonaga Eva amwitayeho cyane. Ba Eva barabyumvaga ariko ntabwo bigeze babereka ko babyumvise cyangwa se babyitayeho, bo bikomerezaga ibyo bari barimo. Eva nawe aza gusiga Derek aho ngaho nuko arigendera. Derek akiri aho yakomeje kumva amagambo menshi b'abakozi bavugaga, bakomezaga kugereranya Eva n'abandi bakobwa bose bazaga aho ngaho, baturiya we turabona yaraje aje, gusa yatinze kugenda aratubangamira rwose. Abakozi baho bangaga iyo Derek yabaga yazanye umugore kuko yarababangamiraga abaha amategeko ntibikorere ibyo bishakiye. Impamvu babyangaga kandi nta yindi ni uko habaga haje abakobwa badashobotse, abakobwa bashaka ko gutoteza abakozi no kubabangamira cyane. Ibyo bintu rero iyo babonaga hari umukobwa uje baravuga bati ntabwo ari twebwe tuzarota agiye. Babonye Eva atazahava vuba, nubwo babonaga nta kintu abatwaye ariko nabo batekerezaga nka Derek, bumvaga ari ugukomeza kwiyorobeka ko igihe kimwe kizageranuka akabiyereka. Babonye rero akomeje gutinda aho ngaho batangira gushaka kumunaniza, yababwira ikintu bakanamusuzugura, bamwe bakanamucyurira bakamubwira ko nawe yaje aho ngaho nk'umukozi, ko bamwishyuye kugira ngo ahaze. Bati rero nawe barakwishyuye kugira ngo uze kubana na Derek, ntaho utandukaniye natwe, nubwo wenda twebwe dukorera amafaranga baduha buri kwezi, we bakaba barakwishyuriye icyarimwe, ariko nawe ntaho utandukaniye natwe. Eva yarabyumvise, kwihangana biranga, ajya mu cyumba arikingirana ararira, yibaza iherezo ry'ubwo buzima, kuko yabonaga ari ubuzima bushaririye cyane yajemo. Yabonaga kuva mama we yapfa nta mahoro na makeya yigeze agira, akibaza igihe ibyo bintu bizarangirira, akumva iherezo araribuze, nuko akomeza kurira cyane n'agahinda agakomeza kumwica. Derek yaciye imbere y'icyumba cya Eva aho yari ari, yumva arimo ararira cyane ndetse arimo no guhigiza. Yahise afungura ngo yinjire, Eva ariko akimubona ahita yikaruma yigira nk'aho atigeze arira habe na gatoya. Ntiyamwereka ko hari indira na rimwe ryigeze ritemba, arihanagura neza cyane ariyumanganya nk'aho nta cyabaye. Nubwo atamweretse ko yariraga, ariko Derek yarabibonye, kandi kumubona ababaye yumvise nawe bimubabaje cyane, kuko yabonaga ari umuntu mwiza cyane. Kuva yahagera nta kintu na kimwe kibi yari yarigeze amukorera, nta kosa na rimwe yari yarigeze amubonaho, nta n'umuntu n'umwe yari yarigeze yumva abwira nabi. Kumubona rero afite agahinda ababaye, yumvise bimubabaje cyane. Derek yatangiye kumubaza icyamubabaje, maze Eva amubwira ko ntacyo. Derek aramubwira ati wimbeshya kuko nakumvise. Eva ageze aho aramubwira ati hari inkuru mbi nari imenye, ariko nta kibazo, nizeye ko biri buze kugenda neza.
Derek yakomeje kumusaba kwihangana, ntiyahatinda ahita yigendera. Derek yabitekerejeho, yibaza inkuru mbi yari yamenye kandi nta na rimwe aramwumva no kuri telefone, yumva biramucanze. Yahise atangira gutekereza igihe cyose Eva ahamaze, yibuka ko atigeze amubona avugira no kuri telefone n'umunsi w'umwe. Yiyemeza kuzabimubaza ariko atari muri ako kanya. Aravuga ati byanze bikunze ikintu cyamubabaje ni ikiri muri uru rugo. Yahise yiyemeza gutangira kujya amucunga kugira ngo arebe niba hari umuntu wamubabaza cyangwa se akamubwira amagambo mabi. Ku munsi wakurikiyeho, Derek bisa nkaho yari yiriwe yitegereza Eva ngo anamenye ibintu byose bibera muri urwo rugo. Uko yamurebaga aho yanyuraga hose n'aho yabaga ari nabo bavugana byaramubabaje cyane, kuko yabonye ukuntu abakozi bose bamusuzugura bakanamucyurira. Ntabwo yabyihanganiye, yahise atumizaho abakozi bose maze abaha agasopo, ababwira ko niyongera kubona umuntu usuzugura Eva cyangwa se akamubwira amagambo mabi azahita yirukanwa. Abamenyesha ko bagomba kumwubaha kurusha n'uko we bamwubaha. Kuva uwo munsi abakozi bose batangiye kumwubaha, maze nawe kuko yari asanzwe ari umwana mwiza atangira kubisanzuraho, batangira kubana neza, bamwe bakajya banamuganiriza, atangira no kujya aseka. Babonye Eva atandukanye cyane n'abandi bakobwa bose bazaga aho ngaho, kuko abandi bazaga babangamira abakozi bakababanira nabi ndetse bagashaka n'uko birukanwa. Babona Eva ni umuntu mwiza cyane, nta kazi k'agahato abaha nk'uko byari bimeze ku bandi, mbese babona ari umuntu mwiza. Batangira no kumusaba imbabazi kuko bamubaniye nabi akimara kuhagera. Eva yababwiye ko nta kibazo, nuko aza no kumenya ko kumubanira neza gutyo bakanisubiraho ko ari uko Derek yabaganirije akabihanangiriza. Eva atangiye kumva none afite ibyishimo kuko yabonaga abanye neza n'abantu bari bari kumwe. Derek nawe yaje kubona ko Eva nta kibazo cye, atangira kujya amwisanzuraho, bakajya banaganira, amubwira ibya accident yakoze n'imishinga yari afite yose n'inzozi ze zose yari afite yifuzaga kuzakabya. Eva nawe amubwira uko byagenze kugira ngo babane n'ubuzima bwe bwose, ukuntu bwabaye bubi cyane mu makimara gupfa. Batangiye kuba inshuti, bakajya baganira bagaseka. Derek yatunguwe no kwisanga hari undi muntu yongeye kwisanzuraho, atungurwa no kwisanga hari umuntu basigaye baganira agaseka. Gusa yakomeje gutekereza ku buzima bwa Eva, abona baramuhemukiye cyane, kumukingirana mu nzu, bakamwambura fone, bagatuma aza no kubana n'umuntu atari azi, umuntu atigeze akunda na rimwe mu buzima bwe. Yakomeje kubitekerezaho cyane, yumva Eva yarakorewe akarengane gakomeye cyane. Yageze aho yumva akeneye ko babiganiraho, maze amubwira ko hari ikintu ashaka kumubwira. Batangiye kuganira, maze abwira Eva ati, Eva, twaraganiriye kandi wambwiye ubuzima bwawe bwose nta na kimwe unkinze. Rero numvise waragiriwe akarengane gakomeye cyane, ni ihohoterwa wakorewe. Rero gukomeza kukubwira ngo ugumane nanjye, ndumva atari byo. Ndumva haba harimo kwikunda gukomeye cyane. Derek yahise amubwira ati rero ndakubohoye, isubirire iwanyu, uzibanire n'umuhungu w'inzozi zawe. Uzabane n'umuhungu mwiza muzima, uzakunda nawe akagukunda. Ntugire ikibazo kandi papa natabyumva akaburana amafaranga ye yahaye papa wawe, nzayamusubiza. Eva byaramutunguye cyane kuko ntabwo yari yiteguye kumva ibintu nk'ibyo ngibyo.
nuko aramubaza ati ese koko urumva wabitekerejeho neza urakomeje? Derek ati yego nabitekerejeho neza, umwanzuro nawufashe, igendere Eva, igendere rwose ndakubohoye. Iyi ngiyi ni nk'aho ari gereza ubamo, rwose bagukoreye ibintu bibi baraguhemukiye cyane. Eva ati yego nibyo baramuhemukiye ariko se nyine ko byarangiye twakora iki kindi? Derek ati nakubwiye ko nkubohoye, isubirira iwanyu. Eva aramubwira ati ndababaye cyane, ntabwo nari nzi ko utanshaka. Derek aramubwira ati si uko utagushaka Eva, ahubwo iyo umuntu umwitayeho wumva nta n'ikintu kibi na kimwe cyamubaho. Umukobwa mwiza nkawe akeneye kuryoherwa n'ubuzima. Uracyari muto Eva, ukeneye kubaho neza wishimye, ukeneye kubana n'umuntu ukunda, kandi ukabana n'umuntu utuma wishima mu buzima bwawe. Ukeneye kubana n'umuntu ukuzanira umunezero mu buzima. Eva aramubwira ati none niba uwo muntu nkunda unzanira ibyishimo n'umunezero mu buzima turi kumwe, urashaka ko njya hehe handi? Kubera iki wumva ko namusiga ugashaka ko ngenda? Derek yaratunguye cyane yibaza niba yaba yumvise neza, maze Eva ntiyakomeza kubihishira no kubica ku ruhande, amubwira ko amukunda cyane kandi ko atifuza kumusiga. Amubwira ko yaje yumva mwanze nubwo atari yakamubonye, ariko amubwira ko asigaye amukunda cyane ndetse ko yifuza ko n'ubuzima bwe bwose asigaje kuri iyi si yazabumarana nawe. Derek kwihangana byaranze, amarira aramwica biramurenga, nawe abwira Eva ko amukunda cyane kandi ko yifuza kugumana nawe, kari katari kumurekera aho ngaho iyo aza kuba atamukunda. Amubwira ko urukundo amukunda rwatumaga yumva yanamubohora akajya kwiberaho ubuzima bw'umunezero, ko atari kwifuza gukomeza kubona umukobwa akunda abayeho ababaye. Nuko amubwira ko amukunda urukundo rudasanzwe kandi ko yifuza kuzamurana nawe ubuzima bwe bwose. Batangiye gukundana cyane, nubwo Derek byatangiye yumva atabyumva neza, atanabyemeye, yumva akibishidikanyaho, atumva ukuntu umukobwa mwiza nka Eva yamukunda. Ariko uko iminsi yagendaga ishira yarabyemeye neza cyane kuko yarabibonaga ko amukunda urwuzuye. Ababyeyi ba Derek nabo kubona ukuntu bakundanye, bakabona ukuntu basigaye bameranye, bakabona ukuntu Derek asigaye yishima agaseka, ibyishimo byaramurenze, iby'impanuka yagize atakibyitayeho cyane, babona ameze nk'uwasubiye mu buzima busanzwe, bakabona urukundo Eva amukunda rwaramwomoye ibikomere, byarabarenze, byarabashimishije cyane. Kubona umuhungu wabo anezerewe gutyo byari nk'inzozi kuri bo. Bari bamaranye igihe kinini cyane, ariko inzozi zabo bisa nkaho bari batarazikabya neza, kuko papa Derek yari afite icyizere cy'uko igihe kimwe kizagera umuhungu we akongera akagenda. Igihe kimwe rero yaje kubareba, nuko aza kwakira mesaje ibabwira ko umuganga wari buzabage Derek bari bamaze igihe kinini cyane bategereje, babwira ko yabonetse. Barishimye cyane, batangira kwitegura kujya kureba uwo muganga. Bose bagiye barimo gusenga cyane kugira ngo Imana izakore ibitangaza, operasiyo igende neza, Derek azongera agende. Yinjiye mu iseta afite ubwoba bwinshi cyane, si bo barose muganga asohoka maze akababwira ko operasiyo yagenze neza, maze bose barishima bahereza Imana icyubahiro. Derek amaze gusa nkaho yoroherwa, yatangiye ubugororangingo, bakajya bamukorera fiziyoterapi, maze nyuma y'amezi 3 atangira guhaguruka
akajya anagendera ku mbago, biza kurangira abashije kongera kugenda neza. Byari nk'igitangaza, ntabwo babashaga kubyumva, byari byabarenze. Igihe cyaje kugira ni uko baza kugaruka Derek ava kwa muganga. Bakigera mu rugo ariko Eva yahise abona hari nimero imuhamagaye. Yaritabye, akimara kwitaba yumva ni Irene, gusa arimo kuvuga buhoro cyane. Kumwumva ari ugutega amatwi cyane. Nuko abwira Eva ati mbabarire Eva, twagiye kuba ahandi hantu kure cyane, ndimo no kukuvugisha nihishe, mama abimenye yampitana, ariko nguhamagaye kugira ngo nkwinginge ujye kureba papa. Papa ari mu bitaro ngo ameze nabi cyane, ntabwo nzi niba ibyo bintu bizi. Yahise amubwira ibitaro yumvise bavuga ko arimo, nuko Irene nta bindi bintu byinshi baravugana, nuko ahita akupa. Eva byaramubabaje, ashaka no kwanga kujya kumureba, ariko Derek aramwinginga ati basi bikore, umubabarire ujye kumureba, mubabarire nk'uburyo bwo gushima Imana kuko yakoze ibitangaza ikankiza. Ndakwinginze jya kwa muganga ujye kureba papa wawe. Eva koko yibutse ukuntu Imana ikoze ibitangaza ikamukiriza umugabo, nuko maze ajya kureba papa we. Ageze kwa muganga yasanze papa we yari yararembye cyane, ariko atangiye gusa nkaho yoroherwa, ariko yari ari wenyine, nta muntu n'umwe bari kumwe. Eva amubajije amubwira ko ya mafaranga yose kwa Derek babahaye kugira ngo babane amaze gushira, bagurishije n'inzu babagamo bari basigaranye, maze kuva icyo gihe Marigo agahita yatwara yose, agatwara n'abana be, nuko bakigendera. Mukamubwira ko yahise agira stress nyinshi, akamera nk'aho ataye umutwe, agahinduka inzererezi, agatangira kujya arwara indwara zidasobanutse, mukaza ngo ni ukurwara umuvuduko, biza kurangira agize stroke n'udutsi two mu bwonko tuza guturika, ariko amubwira ko bamubaze ko ubu ngubu noneho yumva atangiye kumera neza. Eva yaramurebye, arebye ukuntu se asigaye ameze, agahinda karamwica. Yari yarakennye, ameze nabi cyane, asa nabi cyane, ku buryo nta n'igiceri cy'atanu yari agifite, n'amafaranga yo kwishyura ibitaro ntayo yari afite. Eva niwe wabwiye Derek, nuko baraza bishyura ibitaro. Bari babasezereye, ariko mu by'ukuri papa Eva nta nubwo yashakaga ko babasezerera kuko ntabwo yari afite aho kujya, ntabwo yari afite aho ataha. Bahise bahamagara Marigo byibuze ngo wumve ahantu asigaye aba, maze Marigo akimara kubitaba, papa Eva atangira kumubaza impamvu yamuhemukiye, akamutwara n'amafaranga yose. Marigo no kumuseka cyane aramubwira ati wowe wampemukiye gakeya, cya gihe wanteraga inda nkwise imfura yanjye, ntago wantaye ukandutisha mama wa Eva ukamusanga ngo nuko ari uwo mu bakire. Ese wajyaga kumusanga njyewe utansize? Papa Eva ati ariko naragukundaga, ntago nigeze kandi ndekeraho no kugufasha, twaragumanye tubyarana n'abandi bana. Maze Marigo aramubwira ati ukwihorera kwanjye kurarangiye noneho, ngaho ugenda wibereho wisanzuye, gusa nshimishijwe n'uko amafaranga wandutishije ubu ngubu noneho ari njyewe yose uyafite. Amafaranga wagiye ukurikiye ubu ngubu yose ni ayanjye, imitungo yose yo kwa mama Eva, inzu mwubakanye, buri kimwe cyose kiri mu biganza byanjye. Papa Eva yakomeje kumusaba imbabazi, ati ariko se kuki wabikoze kandi naragukundaga, kuki wampemukiye koko? Aramubwira ati urabizi ko nagukundaga, ntabwo nigeze nkureka, nibyo koko nakoze ikosa
ryo kwirengagiza urukundo twakundanaga nkurikira amafaranga, ariko nari naragusezeranyije ko tuzayasangira kandi sinigeze nanirengagiza amasezerano twagiranye. Ntabwo nigeze nibagirwa iwawe, ntabwo nahasibaga buri gihe narazaga nkaza kukureba, ntabwo wagombaga gukora ibintu nk'ibi ngibi. Igihe rero cyari kigeze ya mafaranga yose ngo tuyafatanye tuyabemo tunezerewe, ntabwo wagombaga kuyajyana yose. Byose ndabizi, ukimara kuza ubucuruzi bwanjye bwose bwatangiye kujya hasi, atari uko nari mbuze amafaranga, ndabizi ko byose ari wari ubiri inyuma ko ari wayitwariraga. Mariga aramuseka cyane aramubwira ati none se ko wanyeretse ko amafaranga ariyo afite agaciro nyine ukandeka? Nanjye rero nagombaga kuyafata nyine ngo ndebe icyo wandushije, nagombaga kuyafata ngo ndebe ukuntu amafaranga aryoha, ndebe ukuntu kuyarutisha abantu biryoha. Ese ubwo uri kubabazwa n'iki? Uri kubabazwa n'iki koko? Nuko aramubwira ati nakubwiye ko kwihorera kwanjye birangiye, ngaho genda urabeho ntuzongere no kumpamagara. Atarakupa Eva yahise yambura telefone papa we ati papa mwihorere yikomeza kukumvira ubusa. Iyaba wakiraga neza amafaranga uzashaka andi, nta nubwo rwose uranasaza cyane, uracyari mutoya uzabona andi. Papa Eva agahinda karamwishe ati ntacyo maze Eva, ntago ndasaza ariko ubuzima bwanjye narabwangije, dore nshaje imburagihe kubera ubupfu bwanjye, ni njyewe byose wabyiteye. Mba narahisemo kugumana n'uriya mugore Marigo, nkagumana nawe mu bukene twari dufite, cyangwa se nahitamo kujya kubana na mama wawe nkabana nawe, nkareka agakomeza kunkunda nk'uko yankundaga, iby'uriya mugore nkabyibagirwa. Byose ni njye wabyiteye, nirengagije urukundo rwa mama wawe, yarankunze sinabibona. Iyaba twajyaga tumenya agaciro k'abantu twabanaga nabo tukibafite, ntitubashe kubibona byose ari uko bagiye. Mama wawe ntako atagize, ntacyo atakoze, ariko njyewe namwituye kumubabaza. Papa Eva agahinda kakomeje kumwica cyane, yicuza impamvu yizeye Marigo akajya amuha amafaranga yose kugeza n'aho amuhombeje burundu, akaba yaramaze no kumugira inzererezi. Nuko ariko icyo yicuzaga cyane ni ukuntu yamwumviye akemera no kugurisha umukobwa we Eva kubera amafaranga, maze asaba imbabazi Eva ku byabaye byose. Eva aramubabarira ndetse amubwira ko Derek yemeye ko banajyana akaba mu rugo rwabo. Derek nta kintu na kimwe atari bukore ngo yite ku muntu wese ukomoka mu muryango wa Eva, kuko yaramukundaga cyane, yibukaga ukuntu yamukunze akamukunda uko ari, abandi bose baramuciraga mu maso. Yanamuha uburenganzira bwo kwigendera, Eva akanga kumusiga, maze nawe amusezeranya kuzamukunda ubuziraherezo ndetse akanamukundira abe bose. Naha rero inkuru yacu tuyisoreje uyu munsi, ndizera ko wayikunze, wakoze cyane kubana natwe, ndizera uzakomeza no gukurikirana izindi nkuru zacu z'ubutaha. Imana ibarinde, ndabakunda cyane.